uri kurizwa niki? Uzaho yaturutse. Uzaho yaturutse ingi. Ndakubwire. Cape Town yari ahijya. Cape Town urazi. Wewe ubibona gute? Iyo uvuze kari bavete. Nanye binanagura. Nangura kuza nangura gugu. Uvugisha bakana kare gakurira. Ya ndose ayo mahirwe kubonana n'umusaza perezida wacu w'igihugu Paul Kagame. Ikintu cya mbere nabanza kumusaba ni igikombe cy'amata. Nicyo banza gusaba perezida. Nicyo cyabanza kumusaba perezida. Urabona iyo bahuye n'abandi ari abajyama bavuga ati turashaka kubona yabahereza umwanya bakamusaba inzu amamodoka. Umuteja se? Umuteja ntago uwuzi se? Urabona reka nkwereke uyu ufite umukobwa munini bamwita ikibebe. Urumva iyo ufite agakobwa gatoya bahikita kapucyuri. Urumva rero jya mfite umuteja. Urumva mfite umuteja wanariza hafi aho uri kuyagayaga. Umuteja rero nta akasheri kanjye hafi aho ngaho mba nifunga. I think nizere ko mumeze neza cyane. Uyu ni Umutako TV nkuko bisanzwe ngira ngo ntago biba byoroshye. Nizere ko mumeze neza cyane. Kuri kamera z'Umutako TV muri kuhabona umwana uri kunywa amata. Niba ari umwana niba ari umugabo turi buze kubimenya. Ararinzwe afite umuntu wamuherekeje ari kumuvugiriza akantu kugira ngo atarira. Uri kurizwa niki? MC Seti amakuru yawe ni meza. Umeze neza se papa wanjye? Ya mani rero stile kayoka guturuka BJ bimeze bite umusaza? Mtoto wa town wana ni mimi wana ni sawa ni wana meze fresh kabisa. Magazi nka ya noti ya 2 hafi aho ngaho. Twe twifuje guhura nawe kugira ngo tuganire nawe. Nari mfite amatsiko yo kubona kayoka none namubonye. Oya nabwo ari wewe men. Nabantu beshi cyane banzu indukira inyuma iyi stile yancanze. Uzaho yaturutse. Uzaho yaturutse ingi. Ndakubwire. Cape Town yari ahijya. Cape Town urazi. Hafi aho ngaho. Mwana kabisa yambutse indegera. Yambutse amazi. Ngeraho hafi aho ngaho. Uyu ni Umutako TV reka ngushimire we tubana mu buzima bwa buri munsi. Hano rero ntago byari byoroshye ariko byabaye ngombwa ko tubonana na Kayoka. Ngira ngo hasi muri kureba inkweto yambaye. Inyuma we ararinzwe sinzi ni wenda uri muntu byemewe kumuvugisha ariko reka tubanze tugira icyo tukubaza. Andi makuru sha ubirebye nakubwira amakuru sari yo wamaye. Kiretse yamaye nka yakubwira. Ako bimeze neza. Ni za fresheri kabisa ubona se ari icyo mbaye. Bameze neza ubugari ndabujya neza ndabudiha hafi aho ngaho kugasamaki hafi aho. Bona umuntu uri inyuma yawe se ko umuhungu wanjye ni bonsa ryanjye rindinda. Nta wundi muntu ufite nta wundi mukomedi aba hano kuri iyi si y'u Rwanda ufite bonsa. Ntago byoroshye. Dutangira wibwira wenda abantu badukurikira hano ku Mutako TV. Kayoka ni muntu ki? Kayoka ndi umuntu
ni umukomedi ukora amafilme amakomedi asekeje ukuntu ari fani nk'utuntu twishi ya nimba unifuza no ko wanumira muri channel yawe wampamagara nkagukinira ya ni n'amafaranga urapesa hafi aho ngaho iyo umpesheje nanjye bane hafi aho ngaho iyo style se wayiyongoje gute iyi style ewana birebye kuko rero buriya nge nige ko nagace kabyimbye umva kandi tuganira ibindi ngibi nabyo byihorere bibirekere nyirabyo uriya ako kantu wambaye mu ijosi bakita ngo iki iyi ntabwo uyibona se iyi ngiyi ni arija imeze uku nguku cyangwa ni bavete oya ni arija ya bavete wowe ubibona gute iyo uvuze ko ari bavete nanjye nangura gusa nangura gugu wamuvugisha ako kana kareka kurira rero iyi ni arija ya bavete impamvu rero ni uko nguko njye rero kuva nkiri umwana mutoya ariko ntabwo ndakura ndicyari umwana kuko navuye mu nda ya mama nganuko bibaze nawe wamaze kutubwira ko uri umukomediye ukina filme ndagira ngo byibura ugira akantu gatoya ukorera abantu badukurikira hano ku Mutako TV gato cyane tuze twinjira mu kiganiro akantu nabakorera ni nk'akahe nawe yenda shaka kurira ushaka ko ndira ngaho nkubiturusha warize ntabwo kubye cyangwa nyakamata yanjye nimba nyakamata yanjye wayanjye zirere nawe ukiruka wamuwe ndi kumwe na Kayoka uyu ni Mutako TV nje muri kumwe ni MC setting uko bisanzwe reka tugushimire wewe wakoze subscribe nawe utarakora subscribe ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo tubashe kubana mu biganiro bikurikira aha ndi kumwe rero na Kayoka byabaye ngombwa ko duhura nkuko nahoze mbibabwira tugiye kuganira ni umwana urimo kuzamuka ni umukomediye filme nyarwanda ibikorwa bye byinshi turagenda tubigarukaho ariko noneho turacyarimo kuganira nawe Kayoka ndakumva uri ready I am feel ready uri umwana uri umuntu mukuru uri iki ndabona amaso yawe ari kuguha iki ndi umwana cyangwa ndakuze uruskende rw'imyaka 3 ariko rero uruskende rw'imyaka 3 njye uzi ko niga na des humanités primaires hafi aho ngaho yanuze y'ibinyoni njye nawe ufite ubuno bwanwa nibwo nakuranye navutse hafi aho ngaho nuzi se ko ari n'abana batoya bafite imvi nanjye rero nanjye nuko niki cyatumye uva mu gihugu cy'iwanyu Burundi ukavuga ati gahunda zanjye zo gukina comedy cyangwa filime reka njye kubikorera mu Rwanda urakoze cyane kumbaza uko nyewe impamvu navuye Burundi si kwiyanga cyangwa kwanga Burundi ni igihugu cyanjye cyambyaye mu gifaransa cyita ati this is a pays good this is a pays good Gusa ni igifaransa cyangwa uvanze n'icyongereza mu gifaransa mvuze icyongereza burya mu gifaransa c'est pays vrai c'est pays vrai urumva rero nimba ari igihugu cyiza cyane reka nanjye ntabwo nacyanze njye naje mu Rwanda ari gushaka life y'ubuzima kugira tubereho kubera njye ndi imfubyi nakuze ndi imfubyi sorry nakuze ndi imfubyi muri family yacu ndi umuntu umwe mvukana na sister wanjye turi babiri urumva naravuze reka nambukinye nze hano mu Rwanda rero kubera mu Burundi aho nari nuye ntabwo impano yanjye ari kuzagaragara ariko naje kitari kuzagaragarira mu Burundi bita ku abana bafite impano urumva ariko kubera njye impano nari ariko rero dusubiye inyuma impano nari mfite yo kwiba imbata Burundi impano yo kwiba imbata iyo nari mfite urumva yo kwiba imbata nazo simbuka ibipangu ari umugabo yitwa Kidudu hafi aho ngaho naterura imbata 3 ku munsi akavuga agahungu zakakorera iki areba kunkubita areba kugira utaravuga n'ubundi urumva aravuga byose ni bimwe urumva reka nkihoreye n'ubundi nako karapfuye
urumva ariko biragenda birarangira usanga nageze mu Rwanda ngeze mu Rwanda ndagenda ariko navuye i Burundi ndangije kwiga hafi aho ngaho urumva nimbara atandatu yisumbuye nago nyafite ariko mfite yandi uri kunjijisha none se wari urangije kwiga nanjye si nje n'ubundi ndibagirwa vuba ndi gutekereza yo nize urumva ndi gutekereza yo nize nimba narize atandatu ya primaire cyangwa y'ibinyoni urumva ariko nje ni ayo nize atandatu y'ibinyoni des humanités. Okay, banza usuhuze abarundi badukurikiye mu kintu. Abarundi nje nabasuhuza ati mwiriwe muraho mumeze neza ni fresh ni za fresher Mungu wanyu atameze ni good. None ikirundi urakizi? Ikirundi sindakibagira wangu. Ikirundi hariya ni cha BJ. Jenda kizi ebara kigera no mu muhumetso. Ava oga kigerayo. Reka nange ndasuhuze abatama ndetse n'abakenyezi n'abashikiranganje bose Burundi mu kibitoke ibujumbura kwibarabara rya gatandatu niko bavuga. Ubirebye nagwa wahushije na Cristiano Ronaldo uruva wateye indani ni barabara rya gatandatu hafi aho nganje ni komine Rugombo mu kibitoke hafi aho ngaho ndi umwana wa kibitoke ndikavukire yari. Mu Rwanda biragoye kubona tuza abastari benshi b'abakomedie tuzi abastari benshi bagiye bakina amafilme ndetse n'izisa bafite izina ariko ntago abenshi usanga badafite wenda uburinzi cyangwa umuntu baherekeza aho babagiye hose. Wowe wabitekereje gute uravuga ati reka nyengira bouncer umerekeza mu bikorwa byanjye nka Kayoka? Yo urebye urakoze kumbaza ku kabazo narabirebye bwa mbere nigiye gukora video yanjye bwa mbere mbona abantu barahuruye cyane guhurura ndavuga rero ibingibi nago byemewe kandi cya kabiri reka nshaka uwundinda ndonka umutekano muri ibintu bimeze neza niho kubona umuhungu wanjye ndamubwira rero ndashaka uzaze unkorera uku zaze nguhembuka ati ni good. Umuhungu wanjye rero namubwiye ngiye gushutinga turagenda nagambwira ati ndabuze. Ayo mafaranga uyakura hehe wenda urabona ko mu Rwanda ibintu biba bigoye gushutinga gutegura filme kwishyura abakinnyi ibyo byose ni amafaranga ndetse no kwishyura bounce ukora uburinzi ibyo byose ubifashwamo nande ninde ugufasha ibyo byose? Ubirebye amafaranga bwa mbere nabonye nayakuye YouTube yaramembye ariko ko yamembye abakinyi ndabahemba nabo tugiye guhura n'umwaku cyano yacu barayifunga ariko kuba barayifunze dufungura indi urumva bucano yitwa ngo iki? Bucano yanjye ubundi gukina inkinamo yitwa Motivation TV yo wanditse na Kayoka Style witubone ibikorwa byanjye hafi aho ngaho biranariza biragaragara hafi aho ngaho. Muri ibyo bikorwa byose igihe mu buzima tunyuramo buradora twifuza inkunga cyangwa se kuva aho turi kugira tugire ahandi hantu kuva ku rwego turiho kugira tugire urundi rwego tujyaho. Wenda hari abantu badukurikiye umuntu akaba yavuga ati ndifuza kuzafasha Kayoka uriya mwana nabonye ushobora kuba namukenera uriya mwana ashobora kuza agakina muri filime yanjye cyangwa akagaragara mu ishusho rya video bitewe n'indirimbo yaba agiye gukora nk'umuntu ukenera Kayoka Style nize mbuga nkoranyambaga yagusangaho zitari YouTube wenda Facebook Twitter na nimero yawe ya telefone nze nkubaza ibindi bibazo biciya tujya ku musozo w'ikiganiro? Facebook nitwa Ndabarushimana Ismail ayo niyo mazina oji yanjye Ndabarushimana Ismail iyo following hafi aho ngaho urambona TikTok nayo nitwa Ndabarushimana Ismail ukashiraho Style Kayoka Style urumva na hafi aho ngaho. Instagram nitwa Kayoka Style Kayoka Comedy Instagram yanjye aho ngaho
nimero ya phone nayo ni 078 31 59 617. Isubiremo rimwe. 078 31 59 617. Iyo niyo namba yanjye. Hafi aho ngaho. Eba ntunkeneye kuko nanjye ayo ndonka. Buriya kubera nabaye marine nanjye gatoya. Ntabwo nshobora kunyura ku marine nayikubise pisi ya 500 y'igihumbi 2 hafi aho. Kuko bariya nabana nyene bafa aho ngaho twakuze mu buzima bumwe. Urumva? Rero nimba twese twakuze mu buzima bumwe, iyo mubonye binera umuhwe. Ya mafaranga ndonka kuri YouTube nanjye ndabafasha. Wenda nimba kanakaranyene cyangwa kanakaranyene arama ya mafaranga nanjye ngafasha abandi. Yanjye amafaranga yanjye si yandi yo kurimba. No. Ndafasha abandi nabo batishoboye. Kuko yego sinishoboye. Ariko ndagerageza kubafashaho nanjye kuko imbeho yanyishe ukuntu yankubise ndaramukanevu hafi aho ngaho iyo nyuze hariya nanjye bineraga he. Mu buvugizi dukora no mu kazi dukora tuba twifuza kuvugira abaturage ndetse no kuvugira buri muntu wese bitewe n'impamvu. Wambwiye yuko wifuza guhura n'umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu Paul Kagame. Ni iyihe mpamvu wifuza kuzahura na perezida? Ese muramutse muyu ukagira ayo mahirwe ni iki ushaka kuzabwira perezida w'igihugu? Ndose ayo mahirwe kubonana n'umusaza perezida wacu w'igihugu Paul Kagame. Ikintu cya mbere nabanza kumusaba ni igikombe cy'amata. Nicyo banza gusaba perezida. Nicyo cyabanza kumusaba perezida. Urabona iyo bahuye n'abandi ari abajyama bavuga ati turashaka kubona yabahereza umwanya bakamusaba inzu amamodoka. Inzu ndazibona singize iri hariya kujya. Imodoka si tunyuzeho. None se mu kanya uraza kubona igare. Ariko kire igikombe cy'amata ntabwo washobora kukibona. Urumva rero nimba rero ndamusabye icyo gikombe cy'amata hafi aho ngaho. Kayoka uru rukweto rukuye. Runo rukweto ragusuma. Nago runduta. Urumva n'umuzukuru wanjye warukuye. Uru rukweto aho rwaturutse nimba ku mupaka wa Zanzibar bawita ngo iki? Nimba ari kasha. Nimba witwa ngo iki? Ni hafi aho ngaho ku mupaka wa Zanzibar niho rwaturutse. Urumva uru rumwe ruhagaze mu madolari 16. Ibaza amadolari 16 mu Manyarwanda. Zose na amadolari 32. Urabyumva. 32 ngaho rero mu Manyarwanda yabare rero. Ibihumbi 31. N'ibihumbi 30 na bingahe? Hafa. Niki ushobora kubwira perezida? Uravuga ati ngewe aho kugira ngo murena perezida w'igihugu nyakubahwa dukunda cyane umuyobozi w'igihugu cyacu Paul Kagame excellence. Ni ikintu ntuho wamubwira akwakirisha icyo gikombe cy'amata none niki kindi ushobora kuba wamubwira? Urazi rero ama icyo gikombe cy'amata tukicarana ku ntebe. Nyicarano naho kicarana. Manu ukuri kwimana nicaranye n'umusaza hafi aho. Mu bitekerezo byanjye mbona wallahi zahita nipfira. Kuko nta kindi nkora hasi hejuru kugira nzahure n'umusaza. Kandi ndabyifuza kandi nzabigeraho. Bro, ninahura n'umusaza bro, wallahi zashake nipfire. Nta kindi zaba ndi kurondera. Ukuri kwimana. Rero icyo gikombe nimba kibaye. Shaman, icyo gikombe nahora ndagifasha kuko ni wo musitari wa mbere hano ku isi nkunda. Niwo ku isi nkunda cyane. Watubwiye yuko uri imfubyi, twakubwiye ati hangane bibaho mu buzima tunyuramo duhura na byinshi bigiye bitandukanye. Wambwiye yuko wanyuze mu nzira yo kuba marine cyangwa se kurara ku muhanda. Hari nk'abana barimo kureba iki kiganiro dukoranye na Kayoka ku Mutako TV. Abo bana rero bakiri mu muhanda, hari abana bajya mu muhanda wenda yigo bamwe ari imfubyi abandi bakajyamo kubera uburara. Ni iyihe nama ushobora kugira abana bakiri ku muhanda? Rero abana bajya mu muhanda sibo babishaka. Bitegwa mu babyeyi, bigategwa n'ubushobozi bukeya bafite. Urumva? Cyangwa bigategwa n'abana atagira umufasha. Rero impamvu nagiye mu muhanda byanyuze n'ababyeyi fite boss. Urumva? Byanyuze rero iyo mpamvu rero kubera nagiye mu muhanda n'ababyeyi bose nari mfite.
ndavuga rero inkoko y'umuntu nkaba ndayiteruye urukwavu rw'umuntu nkaba ndaruri. nihe nama ushobora guha abana bakiri ku muhanda? Bahereza inama nimba uwa mwana we ufite umuntu ugufasha akaguhoya umugati wa saa sita cyangwa mu gitondo, mushimire uyo ni mama wawe. Kandi cya kabiri umubwire urakoze. Kandi icyo nakubwira mu muhanda si heza. Bonsa biremewe kumuvugisha? Bonsa wanjye nta kibazo, uyu ni umuhungu wanjye wamuvugisha nta kibazo. Musaza bimeze amahoro akubona ku buri cyane rwose warakaye cyane. Tuzi abantu benshi bakora umwuga w'uburinzi cyangwa se bouncer bodyguard. Wowe rero urabona yuko ukorana na Kayoka, ni wowe umuherekeza aho ari hose mu bikorwa bye. Mwaje guhuza gute? Ese nta mbogamizi zijya zibaho mu mikoranire yanyu gatinda kubona umushahara? Igihe cyose dukoranye numva nta munsi n'umwe aranengura. Itwumvikanye byose arabikora kandi nanjye mugora. Ari mu nzira y'ubustari kandi hari n'abantu benshi bamaze kumumenya nk'umusitari mugendana nka Kayoka cyangwa se mwirirwana mu buzima bwa buri munsi. Kayoka imyitwarire ye uyibona gute? Muri make mubanye gute we na Kayoka? Yewe kuntu tumenyeranye umuntu mbona ushimishije kabisa, ntabwo wamugira umujinya, n'umuntu ubona uhora ushimishije kabisa, nubwo nawe waba uri umutavuga ku make amwubaha kandi naramukunda cyane. Hari ababouncer usanga bakora umwuga wo guherekeza abantu, ugasanga sometime abantu bashagariye wa muntu, abantu barabakurikiye, abantu bavugije induru. Twagiye tubona ababouncer ugasanga wenda isafata nk'umuturage aramukubise, amubwiye nabi, amwigeje hirya, bikoze gute? Wenda nk'ahantu mujya mugenda na Kayoka abantu urabona ko baba bahuruye, haba hari abantu benshi cyane. Nk'iyo abantu babashagaye wowe byitwaramo gute mu kazi kawe? Okay, mu kazi kacu binango bijya biburamo. Araho tujye gusanga nk'ubu twagiye za Nyamirambo gasanga benshi batwuzuyeho, ariko nyine iyo akazi ugakuze ugashaka nk'uwo muntu yaje ntabwo mubwira nabi, ahubwo kuza ngo ati gira hirya si byemewe, arabyumva nawe. Abo nyine ari n'abandi bazanye wende binambara, natwe umuntu abareze byinshi byo kwitabara. Ariko nzi ko mu kazi kose tumaze gukorana na Kayoka nta munsi Yambaye zirazamo umuntu amwegereye kumbwa ati si byemewe, hunga cyangwa se wegereyo, biba byoroshye kabisa. Urakoze cyane. Kayoka, waje kwisangamo impano yo gukina comedy cyangwa yo gusetsa cyane kunasekeje, iyo mpano wayisanze mu ryari? Nibigu kanje nakunda guhagarara mu bandi banyeshuri, nkiri umunyeshuri nakunda guhagarara mu banyeshuri bakabona baransitse bitewe n'ukuntu ngana n'ukuntu ne bakasika. Ufite icyizere cyo kuzabyibuha? Jewe kubyibuha izo ni indoto zo ku manywa, ntabwo ibyo bibaho. Ku impano ugahagarara mu banyeshuri bakaguseka bitewe n'ukuntu barasitse, nakwicarira hafi aho ngaho, urumva. Rero mu nyuma size ukuntu nigeze kwambara akantu kagakora, ebana njya mu muhanda abantu barasika barakumbagara. Urabona ukomeze jewe nkuko duhuye ugaseka, ngiye kuri stage abantu barasika naranavuga, urumva. Narazana twatugogi twanjye hafi aho, urumva. Rero niyo mpamvu nkubwira mu bakomedi hano mu Rwanda, industry ya hano mu Rwanda namba kibuno na wundi. Ubu abakunzi bawe kuri Motivation TV biteze iki mu minsi iri imbere ugiye kuha abakunzi bawe? Abakunzi banje muri Motivation TV icyo nababwira, ubu baherutse kutabona izo na uploading, ariko ikintu ngiye kuzana gisha, ngiye gukorana na Nzovu, Metre Nzovu, ngiye gukorana na Kanyombya, ubu ngiye gukora amakolabo, kolabo za comedy. Kanyombya mubonane na Mukarujanga, ntabwo nkunda baba comedy ubu ngubu, ati ni bakina ba Patino, ba Nyakso, ba Nuze ya hafi aho ngaho, ba Papa Sava n'aba comedy. Ubwo banyene ubwo bari abasaza ni bave mu mukino, twebwe abana dusigare.
urumva ariko baguma bishaka kumetiri. Se Nyakso amurusha gusetsa. Nyakso ni mtoto kwangu anaogopa. Anaogopa? Wajua nini? Mimi ni mbaba. Urazi njema gazari Nyakso gagarari. Basika njewe. Na Kiswahili unajua? Mimi hakuna taruga. Aya basi tuzungumuze. Zungumuze. Mimi niko sawa. Unasikia? Mimi Nyakso shimame pale na mimi nishimame Kayoka pale. Uone mimi wanyatakuwa na mashabiki. Nyakso atapata shabiki, mimi ndo nitapata shabiki. Ule ni mtoto, ule ni ndagala. Ndagala. Nyakso ni ndagala ule siwezi. Ule so comédien. Comédien kama mimi, regardez-moi. Unamaliza kuongea pale kwa Nyakso kama Papa Sava, Kalaptoni Chibonke, ule bamenya, unabashinda nini? Wewe Papa Sava ni mzee atoke mchezo. Sisi mchezo tuko ndani bie. Tuko sawa mchezo. Sasa Papa Sava anatushinda ni ukubwa. Ubusaza nibuka turuta. Nabinda turuta. Ambo uze digidigi. Digidigi uramuzi? Digidigi. Ure nawe nakure amabondo ari. Amabondo yageze yashira ari agenda ayingira abasaza murabaza. Urumva abasaza ni batuvira mu mukino wasigara bapiti. Nje nakuze numva digidigi, ndakuze numva Papa Sava, nakuze numva Kanaka, aho ngao. Urumva toka. Tuwapige migeri. Watoki. Waende. Unasikia? Yari unaona ari umustari w'umukobwa utuye Amerika bimba bamwita Sani. Kama ni Sani, yaririmbye na Bruce Melody. Ati ni loka ra? Bloka. Urakoze cyane. Urumva? Uriya yigeze kuvuga ataba basaza mu muziki bavuyemo twebwe abana tugasiga. Kandi nasanze ari byo. Niba bibisaza by'ibikomedi bivemo twebwe abana twanarize hafi aho ngaho. Iyo twanarije sibari sawa. Urumva? Tunafika kwa mwisho w'ikiganiro ariko nenda gerageza tugeze ku mzozo w'ikiganiro lakini nataka usalimie wale wazazi kutoka Burundi BJ basalimie basi kwa lugha ya Kiswahili. Na mimi nawapatia hai jambo sawa, mko fresh. Mimi ni Kayoka mtoto wenu, kwenye nipo mimi niko poa, kwenye naika niko sawa, niko kwa mzee Rwanda Kigali ndio kwenye naika. Msiofu mimi ati nisha kufa ningaliki, niko uhai. Unasikia? Niba jyo n'umuteja wanje hafa aho ngao. Urumva da uteye sari. Takwemera bamuteja we. Ninazo muteja se bishatse kuvuga. Umuteja naguhuze se. Urabona reka nkwereke. Uyu ufite umukobwa munini bamwita ikibebe. Urumva? Iyo ufite agakobwa gatoya bahikita kapucyuri. Urumva? Rero je mfite umuteja. Urumva? Mfite umuteja wanariza hafa. Uri kuyagayaga. Umuteja rero nakashiri kanje hafi aho ngaho mba nifunga. Urumva? Uramubasha koko kai. Wa mudu we. Ubona se nayo mfite. Barayiciye bose barayikuyeho. Aya bas, twari turi kumwe na Kayoka Style, umwe mu ba comedian mu gihugu cyacu, gusa aravuga ati nanjye nafashe umwanzuro kugira ngo nze mu Rwanda nze kwerekana ibikorwa byanjye kandi ibikorwa bye turimo kugenda tubibona. Kayoka rero arifuza guhura n'umuyobozi wacu, umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyamuneka niba rero mubyeyi ubonye iki kiganiro, uyu mwana rwose arifuza kuzahura namwe, muzamufashe mu mushyigikire. Byibura aravuga ati ndamutse muhuye na perezida w'igihugu ibindi byabiranye. Nipire zashake nipire kandi ndabizi ni muhuye nawe nahita nigiriye mu ijuru neza kuko nabamfuye nta byafite. Ni nka yahe mateka wabonye ku mukuru w'igihugu cyacu cyatumye umukunda cyane ko akundwa na benshi, natwe turamukunda, ariko noneho nawe hari ikintu cyaguhaye motivation yo kuvuga ati umusaza ndamukunda? Ni izengero wagiye umubona? Ni nyinshi cyane Abanyarwanda bazi n'abari hanze yarwo, ariko we ni yihe noneho motivation yaguhaye kuvuga ati rwose umubyeyi tuzahure ndamushimira kandi n'ukuri ko Imana azanyera igikombe cy'amata? Uzi motivation amereza je kuva nyiri Burundi numva bamuvuga neza,
abantu bakuru bamuvuga neza kandi numvora ntari bigiwe urumva kandi cya kabiri kandi numva namushimira kandi ari kuduhereza respect twega abanyamahanga yo kwicara mu gihugu cy'u Rwanda tukanatuza tugakora icyo batubwiye tukakigenderaho amategeko urumva icyo kintu ndagishimiraho cyane niyo mpamvu nifuza kubonana nawe nawe bro nawe twakwicarana ngo kwintebe yonyene akaba n'icyo gikombe cy'amata zipfire ntacyo bitwaye ni ukuri kw'Imana nimba muvyeyi uri kureba ino video ni ukuri kw'Imana ntiwibagire gukora subscribe reka tugushimire we twatangiranye ikiganiro tukaba tugeze ku musozo wacyo byinshi cyane turimo kubagezaho aka kazi gasaba gufatiraho reka tugushimire we twatangiranye ikiganiro tukaba tugeze ku musozo wacyo twe turi kumwe na Kayo ka style ni mu mushyigikire ni umwana nawe wifuza kugira hava naho yagera reka rero tugushimire wowe utarakora subscribe wibuke gukora subscribe kugira ngo tubashe kubana mu biganiro bikurikira nge mwari muri kumwe ni seti nkuko bisanzwe umusaza uretse kugenda Kayo urinde mugenda umusaza reka tubashimire mukoze cyane